tona rakota boye fo umuntu anyereye amanuka agwa hajya nkunda tunogire iyo nyereye imanuka ugwa nawe umanuka ugwaho wajyaga wanyerera uzamuka ukagwa havuye ubundi Imana ntago ari umurokore ndagasobanura Imana si umurokore ntago Imana ari umurokore n'umuzamu kwanza ndi n'umuzamu w'urusengero buri wese akajya ndeba nka mituweli yarangiye mbere yuko nkomeza iri jambo iwacu ngiye tuvinda imwe turi abana 32 kwiki 32 uko papa yashatse abagore 8 na mama wa 9 mama byara na 11 nanjye nda 12 niyo mpamvu ngiye nifashishije ijambo yo ndi gutanga ubuhamya ubu abantu baranjugunya buri reka nkubaze ntago wenda ndamenya neza aho wavukiye Kigali yego ariko mu nkengera z'umujyi ubwivuru arizo ryo muzika none se ari ukuntu bakubura nakavuba kagakubura wari bwaje kumena ivu wenda ngo urebe uburyo bigenda ritumuka niri gutanga mu rugo iri gutanga aho warikuye risubirayo iyo utaye umunyamugisha niko bigenda aho ri wabagaruka gutyo noneho kugeza mu rwego yagiye kumbyara njugunya mu musarane ndi mu ngobyi yo munda yewe navutse mfite ikiro kimwe kitarengaho na garama ubuntu njya ku isoko none abantu bari kiku sinzi kundi bivuge ndumva mfite ibintu byinshi nza kuvuga ubundi iyo uzi icyo ushaka ntufata icyo ubonye kandi ababa ibi bintu mu byumve iyo uzi icyo ushaka ntufata icyo ubonye abantu baduhaye imise tuzamara muri abo bana 30 ntawe utayigu uretse Imana yonyine baduhaye imise tuzamara baduha amezi Imana duha imyaka imyaka Imana duha mirere na mirere nendera nko muri quartier nambaye inkweto zidasa konge banyitaga Tereza banyitaga Tereza ndo banyitaga Tereza ariko nari batijwe n'abarokore ntangiye gusenga n'abarokore barimbatije ariko se ngo niba barimo neza cyucuranze neza yo numvise bifinina wapi nkajya mu rusengero abarokore bagahita batangira kugira imirimo ngo kutoko yaje ngo Tereza yaje ubwo rukweto rumwe barugise Tereza urundi barugweta Tereza natambuka nkaba ariko nubwo mvuye mu siringiye ntumva nzakira amina bitisuka ku rutugu nariko ge nzakira tu amina bano kangwa ateke ibyo bintu birimo nibi kwizera nukugira nukumenya neza aza kitarabini fosa kini mango tandore guide prere fo Imana ikarema ibintu bikaze twongeye kubasoza mwese inshuti bakunzi ba Stella ninge wa mugore mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda mudushyigikira mubana natwe umunsi ku munsi uyu ni wa mwanya w'Imana mu buzima bwacu kandi mu bugingo bwacu tuneshejwe n'Imana kubwo kuturinda namwe ikabarinda muri iyi minsi tambutse twagiye tubona ukuboko kw'Imana kugira neza kwinshi kw'Imana tufite amashimwe kandi y'iby'imbaraga Imana yagikora hagati muri twebwe rero turabashimiye aho muherereye hose mu mpande enye z'isi Uwiteka akomeza abahire Uwiteka akomeza abanezeze abahugisha uburyo butuma data akomeza guhabwa icyubahiro hagati muri twe rero kuri ya ntego yacu yo gutumira abatumirwa beza b'umugisha nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umuvandimwe umukozi w'Imana muhanuzi uri mu muhamagaro n'umugabo Imana yahamagaye kandi muhamagara uburyo butuma akora atagonono afite ibihamya bifite n'ubuhamya afite amashimwe akomeye yasangiza bera bakongera bakubakika kandi bakagwiza imbaraga z'umutima ni muri urwo rwego umupapa w'Imana wahamagawe kandi hamagawe mu gihe cyiza hagati muri iyi myaka bw'ijambo ry'Imana rimaze kuba ingume ariko we afite ibyo gusangiza bera niyo mpamvu twagize ngo tumurarike tumubazanire turabizi neza mugubwa neza iyo mwabonye abashyitsi namwe mwiteguye kubakira rero mukomeze muhabwe umugisha n'Imana birashoboka ko waba ufite akayekuteri uri mu kazi birashoboka yuko waba uri mu rugo uri mu mirimo yawe ya buri munsi birashoboka ko waba uri mu modoka utwaye washyize hafi yawe aho ugenda wumva ubutumwa bwiza komeze ubane natwe ukomeze uduheshe umugisha wo gukurikira ibyo Imana iduhaye kuganira nawe tuzagenda twubakika mu buryo bwombi mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri hose inkomezi z'Imana ziracyari muri twebwe turakwishimiye mukozi w'Imana prophet ugira izina nkunda cyane ndumva ndi gushyugumbwa kuri babwira mbere yuko yibwira ariko nihashimwe Imana ko muri yo ibyacu biba byestaye biri ku murongo rero muri uko kwestarwa kwabyo Imana ihimbazwe yaguhamagaye
turakunezerewe hamwe n'izina ry'ubuhamya ufite hamwe n'icyubahiro Imana yaguhaye n'umuhamagaro wawe uri. Ndagira ngo wibwire abakunzi ni ubwa mbere uje, nubwo dukunda abagaruka n'ubundi ndabizi neza uzakomeza kugaruka kuko warahamagawe, ariko ndagira ngo wibwire abakunzi ba Stella ninjye wa mugore. Karibu. Turabashimiye cyane kuko Imana yongeye kutugeza hano kuri iyi sheni ya Stella ninjye wa mugore, ndibaza niko yitwa. Imana iguha umugisha. Ntago rero bino nabyo bipfa gutekerezwa abantu bari mu mubiri, kuba wantekerezaho bati nzazana uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi azaze agire icyo yungura abakurikira iyi sheni. Reka mbanze nkwifuriza umugisha kuko waba wagize ibitekerezo bitubutse cyangwa se byagutse. Imana iguha umugisha. Ubundi amazina yanjye nitwa Mazimaka Jean Paul Musene. Pasiteri yanyise Mazimaka. Hanyuma Jean Paul Musene naryo riraza. Turashimira Imana, ariko hari izina cyane rizwi. Iryo rero rizwi nitwa Birestaye. Ni izina ry'ubuhanuzi, nituza kubona akanya turaza kurivugaho gato cyane kugira ngo abantu baryumve. Ariko ubundi hari abantu babaza ibibazo bitagakenewe mu bwami, ari ukunaniza abera gusa. Ubundi ngewe iyo udakundana na Satani ntiwangane n'Imana. Intama ibyara intama, ihene ikabyara ihene, inka ikabyara inka. Niba nanjye rero ndi uw'Imana, ibyo sitayemo n'iby'Imana. Ubwo kandi ndabakopejeho gakeya nibitagaruka mufatira aho ngaho. Oya, ndashaka abakunzi bantumye batoranyiriza abahanuzi cyangwa se abavuga butumwa bwiza cyangwa se abakozi b'Imana buzuye ibyera kugira ngo byongere bibubake bundi bushya. Biraryoshye kukumva, biraryoshye gusobanukirwa ko ndabizi tuzakugiraho umugisha nubwo ari ubwa mbere uje, ariko imbere hari umurimo kandi mugari. Basobanurire neza ko kantu bakumve. Ni izina ry'ubuhanuzi kandi rirazwi cyane ku buryo hariho n'abantu benshi bakuze ariko batazi irindi. Donc Birestaye. Birestaye ntabwo ari izina nahawe n'ababyeyi, ni izina nahawe n'Imana. Ni nk'uku nanjye ninjye wa mugore. Noneho rero bitewe n'uburyo hari ukuntu Imana ijya ingirira neza, nahanurira umuntu bikaba. Haleluya. Naba ngize ihishurirwa rigasohora. Ikintu cyose Imana imbwiye kigahita kiba. Hanyuma rero Imana yambwiye ati muri wowe nshyizemo sitasiyo. Haleluya. Sitasiyo rero ni urabona nk'inzu iyo bayubatse vuba kugira ngo ibe yujuje ibyangombwa bisabwa. Iyo barimo bashyiramo finisage, bashyiramo n'insinga z'umuriro, bagomba kwestala. Haleluya. Rero icyo bisobanurira izina, hari ibintu Imana yesitaye muri ngewe, kuko harimo nabo tuganira bakavuga bati ko ku izina ni ryo muntu. Haleluya. Yesitaye koko ukuri kwijambo. Noneho rero buriya iyo umuntu anyereye amanuka agwa hajya. Nkundo tunogire iyo nyereye imanuka ugwa nawe umanuka. Ugwa aho wajyaga. Wanyerera uzamuka ukagwa aho uvuye. Hari ibintu biba bifite ibihamya mu bwami, kandi burya umugisha cyane ni umugisha ugeze mu rugo ukarenga igipangu ukajya no hirya yacyo ukarenga umudugudu n'akagari n'umurenge, kugeza ubwo n'igihugu kimenya ko Imana hari ibintu yesitaye muri wowe. Impamvu ibi bintu mbitinzeho rega nanjye mba mfite amakuru, kuko nanjye hari ibintu byari byesitaye kandi byakunyuzemo birasohora. Mfite ubuhamya burenga igihamya kimwe. Mu gihe cyanjye cyo kubura urubyaro, nawe uri mu bahanuzi b'abanyembaraga Imana yakoresheje, ingwiriza gukomera, ingwiriza ibyiringiro, kandi ingwiriza imbaraga z'umutima kugira ngo mbashe gukomera no gutegereza iby'Imana yangambiriyeho. Rero mfite amakuru, niyo mpamvu nashaka kubisangiza abera. Hari abantu bakeneye kumva Imana, hari abantu bakeneye kwakira ibyabo biturutse ku Mana, ariko biba bigomba guca ku bantu, kuko Imana nta mwanya ifite wo kuza kudushaka ngo ize ibinage muri kaburimbo. Bizabinyuza mu bera, izabinyuza mu bakozi bayo. Rero Imana iguha umugisha ko ukiri mu mwanya w'Imana, ukiri mu murongo w'Imana, uburyo butuma iby'Imana igutumye bisoresha umwete n'umurava ku bantu bayo, kandi kugira ngo ubugingo bwacu bukomerere muri twebwe, kandi kugira ngo umugisha w'Imana dusange mu mugambi w'Imana, ndetse no kugira ngo ibyo twahamagariwe tubitegererezaho Imana iri. Rero Imana iguha umugisha. Uyu ni wa munsi rero ndumva
muri uko kwibwirana, muri uko kumenyana, n'ubundi wadusangiza ubuhamya. Ndabizi ugira ubuhamya bwinshi kandi bwiza, bwubaka itorero, bwubaka abera, butuma bakomera, abarimo bageragezwa bakihangana, abari basubiye inyuma bakongera bakagwiza imbaraga, bagahaguruka tugakomeza urugendo. Ndagira ngo uyu munsi tuwuharire ubuhamya, ukoreho gato, ugira ikintu usangiza abera, kuko mu bintu by'imbaraga Imana yagukozeho n'ubu nkureba ndi kubona ishimwe. Ibiro duherukana ufite si byo ufite, icyubahiro wari ufite icyo gihe ubu si cyo ufite, bigenda uva mu bwiza ujya mu bundi. Dusangize, wakomeza no ku ijambo ry'Imana riherekeza n'ubwo buhamya. Donc twibwire neza, udusangize icyo Imana iguhaye kandi bishingiye ku mirimo y'imbaraga Imana yakoze hagati muri twe. Kadusenge. Yego. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, haleluya, turagushimira ko kuri inyangamugayo. Mukiza. Muririmbyi aravuze ngo tugufite nitwifuza undi murengeze. Ijambo uvuze urarikurikirana ukaririnda ibihe n'ibihe kugeza risohoje icyo waritumye. Kandi mwami, icyo tugukundira, wageze mu bintu byose usa nabyo. Wageze mu nyamaswa ntoya uba intama, ugeze mu nyamaswa nini uba intare, wageze mu biti uba umuzabibu w'ukuri, natwe turi amashami. Ijambo ryawe ni itabaza, Dawidi yarabivuze ko rimurikira n'ibirenge, n'ahacuze umwijima rikamurikira. Hanyuma wageze mu byaka nijoro uba inkingi y'umuriro, ugeze mu byaka ku manywa uba inkingi y'umucyo, ugeze mu biribwa uba umutsima utera imbaraga, wageze no mu binyobwa uba amazi amara inyota, ugeze mu mihanda uba inzira y'ukuri n'ubugingo. Turagushimiye. Wageze mu babyeyi uba se w'imfubyi, uba umugabo w'abapfakazi. Turagushimiye ko uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuwunezererwemo. Hari abantu bababaye, hari abantu bafite agahinda, hari abantu babuze icyerekezo, ariko twabonye uri Imana igira icyerekezo. Bana natwe dufashe, gitonyanga cyo kuri hormone kidutonyangire, marayika ushinzwe abavuga butumwa, ushinzwe abahanuzi, Gaburiyeli na Mikayire, bongere kubana natwe. Ibyo tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabivuze, n'ubundi nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, kuko nabonye ko Imana, ubundi Imana ntago ari umurokore. Ndagasobanura, ntago Imana ari umurokore, Imana irera izahora yera. Nicyo nari nshatse kuvuga. Hari ijambo rikomeye abigishwa bigeze babwira Yesu. Ubundi twebwe ikintu tugomba kwemera, tugomba kwemera uko turi, tukakira uko turi, tukakira nuko tubayeho. Kuko ubundi ikintu, hari itegeko rimwe ry'intambara riravuga ngo ubanguye arakubita. Mu mategeko agenewe cyangwa urugamba, ubanguye arakubita. Rero nashaka kumenyesha abantu biringiye Imana, uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bikamera neza. Kandi ikindi nenda kuvuga, kugira ngo mpite ninjira mu ijambo mbahe n'ubuhamya. Iyo umuntu afite icyo agamije, yirinda amajwi y'abantu. Icyo kiragufasha mu bwami, kuko mu rugendo habamo ba Tobiya, ba Sanibarati, ba Geshemu, ni benshi baguca intege, bakakubwira ko urugendo utazarushobora. Ariko iyo ufite intego ugamije imbere, wirinda amajwi, ukwirinda n'ibiguca intege. Kuko hari ukuntu bakubwira ngo ntibizashoboka, ariko nshingiye kuri Bibiliya, Imana iravuze ngo nutera intambwe imwe, Imana izatera 99. Icyo usabwa ni imwe yonyine. Kuko n'ubundi twebwe aho tuvuye, aho tugeze, naho tuzajya, byose biri mu biganza by'Imana. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo yaturokoye. Yavuze mu bihe bitatu, yavuze mu gihe yavuyemo, avuga icyarimo, avuga n'icyajyamo. Yaturokoye, nubizakomeza. Twiringira ko izakomeza. Yaturokoye urupfu rukomeye, mu minsi itambutse. Yaturokoye nyine bwavuze mu gihe cyashize, iracyaturokora kandi izakomeza. Urumva avuze ibihe bitatu, irimo gukora imirimo. Hari yakoze, nubigikora, izanakomeza gukora. Iyo ni Imana ndimo mvuga. Amen. Na Isaya yabivuzeho, yaravuze ngo nabahetse mukiri mu nda mbatera mukivuka, mbageza mu zabukuru, imvi zizaburiyenze. Murakoze. Nuko biba bije nkabura uko nabiceceka, hari ibintu byinshi biba birimo biza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mwese mukurikiye iyi sheni, Imana ibaha umugisha kandi mugubwe neza. Ndifuza ko buri wese yahabwa ikinini kijyanye n'uburwayi bwe.
kubera ko ibi bintu birakora Stella ibi bintu birakora nanjye ndi umuhamya wenda kuvuga ku bihamya ngize amahirwe kuba turi kumwe twarasenganye ku mudugudu umwe tukabana ku mudugudu je ndi n'umuzamu kwanza ndi n'umuzamu w'urusengero buri wese akajya ndeba nka mituweli yarangiye Yesu we ariko Imana ikambwita mwana wanjye nawe wenda ntago nakurika mvuga ibintu byinshi nubwo ntarakira ariko urabona ko ndimo kora oje hari ibintu bigaragara ubuhamya bufite ibihamya n'ubu iwacu wari nyine nasengeraga ntago ari ngombwa amazina barambwiraga bati wajya gugenda tukabona uragaruka Yesu we hashimwe Kristo haleluya Imana ishimwe cyane ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tutaza kuryoherwa tugahagira tukica gahunda turasoma igitabo cy'itangiriro n'igitabo cya mbere cya Mose cyitwa itangiriro turasoma igice cya 37 n'umurongo wa 18 haravuze ngo bamwitegera akiri kure bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi 19 haravuze ngo baravugana bati dore Karosi araje 20 nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye tuzamenya inzozi ze uko zizaba 21 Rubeni arabyumva aramubakiza arababwira ati twe kumuhwanya 22 kandi ati mwe kuvusha amaraso ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu ariko amaboko yanyu ye kumubaho kwari ukugira ngo amusubize se amen Imana ishimwe iri jambo rifite intego ivuga ngo kwegera Imana bituza umuntu ahagutse kwegera Imana bituza umuntu ahagutse nejejwe n'Imana mu mutima ngiye kuganira n'abantu bari bamaze igihe bafite ibikomere bajugunywe batawe babuze icyerekezo babuze inzira barimo barira babona byacitse nabo tugiye kuganira iri jambo Yosefu yahuye n'intambara zikomeye ariko Imana irinda ijambo yavuze haleluya Yosefu yahuye n'ibigeragezo ariko Imana kuko idakiranirwa ngo yibagirwe ntazajya handi nzabikorera kwiyubahisha Imana ishimwe cyane numva ntangiye kwishima amen numva ntangiye gufashwa amen uyu Yosefu urabizi ko avina imwe n'abana 11 nawe wa 12 yavukanye icyo bita impano ari cyo kigeragezo cya mbere yari afite ubu tuvugana Stella ukuri byagukiza cyangwa bikakwicisha urumva ubu tuvugana no kwicara hano kuri kamera ubwabyo hari abantu birya ariko icyo nkundira Imana irabareka bikabarya tukaguma twicaye Imana yavuze iryo ndarivuze kubera iki nta wavumu w'Imana itavuma haleluya imibereho yacu Imana irayizi n'ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana bisobanura iki ubundi nushaka kubona umwana uzaje banze ushake nyina cyangwa se nshatse kuvuga ngo mbere y'uko ngeraho uzanyure ku Mana nuyigeraho uzambona tona rakota boyefo nubona Imana uzaba ubonye n'umwana wayo urakoze Imana ishimwe Yosefu avukana impano yo kurota arota bwa mbere ngo yabonye imiba yinkwe 11 yose ngo yitura hasi ngo hasigara umwe abibwira ababyeyi ubwa kabiri ngo abone izuba ukwezi n'inyenyeri nabyo byikubita hasi noneho aroto izo nzozi uyu mwana aroto izo nzozi bituma bagira amashyari bituma bagira amashyari akomeye bituma bamurwanya inama ziratangira ariho twasomye hariya twasomye havuga ngo bamwitegera kiri kure bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi rero tukiri hano ndashaka kukumenyesha ko umuntu wagaburiye umuntu wacumbikiye umuntu wagiriye neza niwe ukugirira nabi none hari ijambo bajya bakoresha rivuga ngo ugirirwa ineza nuwo yayigiriye abagira iki abagira Imana kuko si kenshi ntabwo ari kenshi urukumva neza nifuzaga ko
umuntu wese amenya ko urufunguzo rwe ruri mu biganza by'Imana. Imana ishimwe. Nifuza ko imbaraga zose wakoresha zigomba kuva mu biganza by'Imana. Uziko Yosefu yawe n'ibigeragezo bakamujyana muri gereza akajya koza amasahani kwa Potifari akajya akarwana n'ikigeragezo cy'umugore kubera impamvu za bene wabo bamugurishije. Uziko Yosefu bamutaye mu rwobo mu butayu isezerano riravuna. Bavandimwe mufite amasezerano atarasohora ndabakomeje mwihangane iby'Imana yavuze bizaba. Niba uzi ko ariyo mwavuganye ukabuzi kutavuganye n'abaringa ukabuzi kutavuganye n'ibintu bibi iby'Imana yakubwiye bizaba. Nta kabuza iby'Imana yavuze bizaba. Ninde wavuma uw'Imana itavumye? Ninde wavuma uw'Imana yahaye iki umugisha? Turashimira Imana kwidakiranirwa. Kandi Imana ntabwo ireba aho umuntu avuka, kandi Imana ntabwo ireba umuryango, kandi Imana ntireba uburanga, kandi Imana ntireba aho umuntu ataha. Mu mahanga yose abayubaha bagakora ibyo gukiranuka Imana irabubaha. Yosefu yahuye n'ikigeragezo gikomeye, ariko hari ahantu hatatu ngiye kuvuga cyangwa habiri yarwanya urugamba ndishima. Kwa Potifari umugore ashatse kumufata ku ngufu, iramubwiye ngo nubwo hano nta wundi muntu uhari, ariko iwacu muri Israheli tugira Imana irebe ikamenya nde byahiherereye. Ari muri gereza, ndavuga hatatu honyine, ari muri gereza ngo yasanze imfungwa za rose. Uwarose yikoreye ikibo kirimo imitsima, uwarose arimo suka vino, mbese barose ibintu bitandukanye. Urumva ngo arota hari nundi w'umuhereza wa vino. Urumva noneho ngo baravuga bati ibi bintu ko byatuyobeye. Yosefu ko yari kumwe n'imbaraga z'Imana, yari afite umwuka wera. Aravuga ati mwe mutuje gakeya, mwese mukurikiye iri jambo mbifurije gutunga inshuti ariko zifite umwuka wera. Mu nshuti ufite urebe ko harimo yuzura umwuka wera. Yosefu aho arwana urwo rugamba ruramukomerera kugeza mu rwego Yosefu yageze ku mugambi w'Imana. Kuri finali yageze ku mugambi w'Imana. Uwo musarara muri gereza n'umwami ngo yararose. Cyo nkundira Imana. Haleluya. Yo Yosefu ari muri gereza umwami ararose. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yo Yosefu ari muri gereza umwami ararose. Imana ishimwe. Ntago umwami yarota Yosefu adafunze. Imana nihimba. Uyu munsi ndagira ngo mu ntambara turwana, mu ntambara uri kurwana umwami arota. Haleluya. Uyu munsi mu bibazo ufite umwami arota. Amen. Ubundi buriya Yosefu yaza ko hari umushoferi, Imana yari guca mu bashoferi batwara imodoka. Yego. Yaza ko ari umukanishi, Imana yari guca mu isupani. Ariko kubera ko impano Yosefu ko ari ukurota, Imana yanyujije ubutabazi mu nzozi. Icyo nicyo nkundira Imana. Ubundi ikintu shimira Imana nuko adaye umwuka wera. Ubundi umwuka wera hari ibintu anevuye tudahari. Amen. Nk'ubu kajya kumva ngo umwuka hari ibintu akubitiye mu rugo, umwana yarahuye n'ikibazo umwuka arabikubita, abadayimoni bari baje umwuka arakubita. Ndashimira Imana ko hari ibintu umwuka ajya ahondagura. Amina. Imana ishimwe. Amina. Mbere yuko nkomeza iri jambo, iwacu ngiye tuvinda imwe turi abana 32. Kwiki? 32. Kuko papa yashatse abagore 8 na mama 9. Mama byara na 11 nanjye nza ndo wa 12. Niyo mpamvu ngiye nifashishije ijambo yo ndi gutanga ubuhamya. Niyo mpamvu nifashishije ijambo. Ubu abantu baranjugunya buri reka nkubaze. Sinago wenda ndamenya neza aho wavukiye i Kigali. Yego ariko mu nkengera z'umujyi ubwivuru arize ryo muziko. None se ari ukuntu bakubura nakavuba kagakubura. Wari bwaje kumena ivu wenda ngo urebe uburyo bigenda. Riratumuka niri gutanga mu rugo. Iri gutanga aho warikuye risubirayo. Iyo utaye umunyamugisha niko bigenda. No kuvuga ngo hari ukuntu imbaraga wenda n'urugero hari ukuntu umuntu atunga inshuti kagera ukayigutima 5 10 none rero akabazi kari ukubeshejeho. Kandi ni yafunze Imana inyura handi. Rero nendaga kuvuga kuri ubu buhamya mukanya tugasenga ni minota ndabona iri binagenda. Bitubwire ngabana 30 n'abana 32 kandi bose bariho abo nibo nzi bariho bose. Bose ubu bariho bose 32. Hanyuma ndashimira Imana abo nanjye yo nakizwa mbangeze kuri. Yo nakizwa mbageze kuri ariko ndashimira Imana yampaye agakiza. Haleluya. Ntaragera ikirenge mu cya papa.
ndashimira Imana rero nge mu kuvuka kuko navutse abana baragwiriye iwacu bari baragwiriye mvuka nza ntakenewe ntago wari ukenewe hanyuma rero kubera nyine mubyeyi wanjye rega ntago Imana ikurindira icyuri cyo ikirundira icyo uzaba abantu babyumve ntabwo icyuri cyo aricyo gitunye Imana ikurinda ahubwo Imana ikurindiye umusaruro gutezemo imbere hano data akomeza turindira umumaro wanjye umbyara yawe n'ibigeragezo byo kuba twita umwana udakenewe aho ri wabagaruka gutyo noneho kugeza mu rwego yagiye kumbyara ndugunya mu musarane ndi mu ngobyi yo mu nda yewe navutse mfite ikiro kimwe kitarengaho na garama ikiro kimwe kitarengaho na garama ariko ndashimira Imana ko uyu munsi abanyamasengesho bariko na kera bari bahari amen buriya hari abantu babona byabananiye ariko nubwo byakunaniye hari abandi babishoboye utagira ngo ibyakunaniye byose niko nabandi byabananiye oya niba gusenga bikunaniye birekera hari ababishoboye Bibiliya ivuga ngo hari ibihumbi 7 tarapfukamira ba amen niba gufasha bikunaniye hari ababishoboye niba ubuze ubuntu hari ababufite uko bure twebwe hari ukuntu tujya dusenga undi iyo hari inzara sitara byumve iyo hari inzara abantu ntibarobanura ibiryo ko twebwe hari abantu bagiye bigishwa reka mvuge ngo nabi cyangwa bahabwa ukuri kutuzuye muze kunyumva neza ntago mpinza abantu ariko hari abantu bagiye batanga ukuri kutuzuye umuntu akaza ngo mu ijuru biruzuye ngo ibintu biranagana sitege maze gukora ubushakashatsi maze imyaka 20 mfite mikoro kandi senga Imana ikambwira ngo mwana wanjye nakoze ubushakashatsi nsanga mu ijuru nta kintu kibayo ndagasobanura kugira ngo nakumve neza ubundi mu ijuru habaye ubuntu gusa amen imvugo ubuntu ntimuntera amabuye buri wese abisobanukirwa uko abyumva iyo wasenze neza ikintu cya mbere giruta ibindi Imana iguha ubuntu haleluya iyo Imana iguhaye ubuntu ubuntu buguha abantu haleluya iyo ubuntu buguhaye abantu baguha ibintu haleluya ari byo wasabaga Imana ndagira ngo abantu babyumve neza gasubiremo ako kantu abantu babyumve neza nukuvuga ngo mu ijuru hari ubuntu bw'Imana haleluya noneho ubu buntu buguha abantu yego noneho abantu bakazana ibintu ari byo wasabaga Imana yego kuko muri iyi minsi abantu benshi bateza amashyi gusa barashaka kwakira sera n'ubu tuvugana guhera kuri urukweto wambaye kuzamura kugeza ku mari taratara n'ibitambaro n'ibiki nta kintu kimwe wakuye mu ijuru bimwe ni waguze mu mujyi ibindi bigura hehe gutyo byose biguze mu isi ubuntu jya ku isoko none abantu barike sinzi kundi bivuge ndumva mfite ibintu byinshi nza kuvuga ubundi iyo uzi icyo ushaka ntufata icyo ubonye kandi ibi bintu mu byumve iyo uzi icyo ushaka ntufata icyo ubonye niyo wujuje ibyo usabwa uhabwa ibyo usaba amen amen kuko wowe ntabwo uzaba icyo abantu batekereza ko uzaba cyo uzaba icyo Imana yavuze ko uzaba haleluya amina abantu bamenye neza ko urufunguzo rwanyu ruri mu biganza by'Imana kuko tuba twarapfuye dore urugero mbivuze abantu baduhaye iminsi tuzamara muri abo bana 30 ntawe utayiguha uretse Imana yonyine baduhaye iminsi tuzamara baduha amezi Imana duha imyaka imyaka Imana duha mirere na mirere burundu ndashaka gutangariza abadayimoni ndi kuri iyi mikoro mbabwire ngo twebwe n'abankurikiye bose ntabwo turi inyongezo z'abadayimoni turabana Imana yarose haleluya mu bise by'amaraso turabana Imana yironyeye kandi twebwe ntago twaje nk'impanuka uyu mushinga wo kugira ngo tubeho nyirawo yawutekerejeho neza Imana yawize neza amen amen haleluya ntabwo ibi bintu ari impanuka ni ibintu byatekerejweho haba inama ngo turebe umuntu yego yego bundi Bibiliya ivuga ko twebwe turi utumana dutoya biranditse narabyisomeyemo hano tugira nk'utumana habaho gato no ndashaka kumenya iki kintu buri wese untegereje nje kumutaje ari gihe najyaga nembera nko muri quartier nambaye inkweto zidasa konge banyitaga Tereza banyitaga Tereza ariko nari batizwe n'abarokore ntangiye gusenga
n'abarokore barimbatije ariko se ngo niba baba barimo neza simbizi ntago baba barimo none bafata umugabo bakamwita izina ry'umugore umugabo witwa Manuel niwe nkubise bodaboda zidasa kuko nari ifite ubuzima bukakaye nuko twebwe tuza hano abantu boroherwa bakabyitiranya no gukira ariko umugabo witwa Manuel yankuburiye inkweto zidasa bodaboda ebyiri nkaya mu rusenge ko nkunda kubyina nanjye nkunda n'umuziki umuziki ucuranze neza yego iyo numvise bifinina wapi nkajya mu rusengero abarokore bagahita batangira kugira imirimo ngo Gutabwa yaje ngo Tereza yaje ubwo urukweto rumwe barwise Tereza urundi barwita Tereza wa muntu ntabwo renze ko nzambara inkweto Imana ihimbazwa ariko inkweto urabona aka kantu karimo Imana iguhaye umugisha urumva urabona wenda ntabwo twaje kurata inkweto ariko ni bwabo nkurikije ufite ibihamya je nambaraga nitwa Tereza na Terezi uzi ko kuvukana ikiro kimwe ubu ntufite nka 80 igihe cyose umuntu atinze mu mwijima uhindura umucyo uzi ko hari igihe bahamagaraga Tereza nkitaba byarandenze ngewe uzi ko bampaga intebe yanjye ngiye nyine ngo ndanuka mu rusengero ariko witeka ushimwe kandi uhimbaza Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera nokuri nibwira iby'imirimo Imana yakoze uramburiye amaboko nanjye ndamuriye Imana amaboko nawe wumvise ubu buhamya ugikomeje no kubwumva ntabwo wowe umugambi Imana igufiteho ntabwo ari mubi umugambi Imana ifite ku bantu bayo ni mwiza ahubwo ntiyigirire nabi ni umugambi mwiza kandi igihe cyose ugeze mu bikomeye uba wumva amajwi akubwira ko utazabaho ayo n'abadayimoni ariko ijwi ry'Imana ubundi y'Imana ivuganye nawe wumva hari ibintu birimo bize bimanuka wumva ugenda waguka wumva ubundi yewe kuva na kera ngewe nyine ahinga n'umusirimu hari ukuntu twahingaga imirima y'abantu bakaduha imibereho ntayo dufite natambuka nk'aba ariko nubwo mvuye mu musirimu ntumva nzakira amina bita isuka ku rutugu ariko nge nzakira amina bano kangwa ateke ibyo bintu birimo nibi kwizera nukugira nukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bezabasha Imana nimba no nkaga ariko nge nzakira yego banateka nakawunga nkaga ni ntayo niki kuye nzakira kandi nkabona ibyo nyine amen ubundi ibi bintu byitwa kwizera ubishyize muri logique na siyanse ntabwo wabibona ntabwo bihura bisaba kujya muri siyanse z'umwuka ushyize muri siyanse zimene ntabwo ubibonamo kereka muri siyanse z'umwuka amen none se ubu jewe niba Imana yarampaye hano ngomba kuyiwa ndi Imana ikabima ifunguro Imana ikabinyambika wenda nkabara n'ikindi cyifuzo kiremereye nagira ngo kibe yaravuze ngo nta kintu kizizima abagenda batunga none rero bitunaniza iki yavuze ngo none aha ndahaguruka shyire mu mahoro ari igihe Imana ihaguruka amen ntubimenye wenyine yego nabo muturanye bakayimenya n'isafuri ikabimenya na rondereze ikabimenya rero tubwiye ngo hari igihe Imana ikugirira neza kugira neza kwayo kwa kunyura imbere n'intebe wicaraho ikabimenya n'isafuri kuko kenshi iyo tubivuze bagira ngo ni ibikabyo abantu bafite ariko ndashimira Imana ko abundi iyo usomye muri Zaburi ya 86 ku murongo 17 haravuga n'isengesho Dawidi yasenze yasenze isengesho ririmo ubuhamya ririmo amashimwe yego abwira Imana ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi banjye niba kireba bamware ubundi hari ibintu Imana ikora abanzi bakamwara utavuze hari ibintu Imana ikora n'abaturanye wajya utaha bakavuga ati buriya ni sitera utashye kubera iki hari akaririmbo utajya guririmba ugiye utashye uririmba haleluya haleluya geze ku gipangu uri gukomanga by'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora bakavuga tubone uje pe tubone uje kandi yabonye Imana uko biri gatasha ririmba wenda kugira ngo dutaruke ndashimira Imana ko ari inyangamugayo ndashimira Imana ko idakiranirwa ngo ibagirwe imirimo ndashimira Imana ko ndi ni Kigali haleluya ndashimira Imana ko ntuye ni Kigali Imana ihimbaza ndashimira Imana ko n'umwenda nambara nkugura hariya mu mujyi Nyarugenge
abana 30 na ndashimira Imana ko abantu benshi bari bazi ko tuzapfa turetse amaboko. Ubu iyo tuvuze gucyo turi mu mwanya bamwe bajya ngo turabacyureye, ariko tuvuze uko nukuri, uko nukuri kwijambo. Amen. Yes. Kena nubu tugaruke. Yosefu ngo ajya mu ihema arabwira Imana ati rero ibintu biraryoshye. Abwira Imana yibwa ati Imana ndanezerewe ndishimye. Mbonye mwene mama. Ngo arihanagura arasohoka aravuga ati muze, ngo arabicaza, amaze kubicaza aravuga ati mwicare hasi. Ngo arabanza arabagaburira. Ariko kubera ko mwene nyina nawe yarishwe n'inzara ntago yamumenye. Yosefu ngo atanga itegeko byo nta kimenyane kitabo. Naho kitabo kimenyane. Na Bibiliya bivuga ngo mugire neza abantu bose, ngo ariko cyane cyane ijiye hiki siki. Murakoze cyane. Noneho Yosefu ngo atanga itegeko, barabanza bararya, arabondora, baranywa. Ariko ngo yagera ku isahani ya mwene nyina akaba ati niba mwateguye inyama 5 hano mu kireho 8 kugira ngo wenda aze kureba ko hari akantu biranga, aze kureba ko yamumenya, biranga. Bimaze kwanga, Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'ubwengereza kuri Yosefu ngo afata igikombe cy'umwami agishyira mu mufuka wa Benjamin, niko Bibiliya ivuga, ngo kandi agishyiramo nta wundi muntu ureba. Arangije ngo arabaherekeza baragenda, ngo bageze hirya ngo Yosefu ati mu magara ngo genda umubwire ngo mutwaye igikombe cy'umwami. Mutwaye igikombe cy'umwami. Bose ngo bahakanira rimwe, kandi Yosefu yarazi icyo yakoze. Aza kuzana Benjamin, Yosefu ajya kuza, bene bari bavuze yuko bari bumugarure, kuko se yavuze ngo nimutamugarura nimugere hano. Ngo aragenda asanga igikombe kwande kwa Benjamin. Aravuga ati rero musubire inyuma, kandi baravuze ngo ntacyo bafite. Baravuga ngo wo mugisangana musubizeyo. Abati musubire inyuma rero. Ngo bareba ahantu bari butunguke se barahabura. Baravuga ati kadusubireyo. Ngo baragenda baratambuka, ngo bageze imbere ya Yosefu kuko bahakanye ubujura, ngo bahita bibuka ko igikombe cyavuye muri bo, ngo bahita barapfukama imbere ye. Ijambo Imana yavuze nirisohoye. Murakoze cyane. Nirisohoye. Arangije ngo ahita arababaza ngo ubundi mwigeze mumenya toya, aravuga ngo ninjye Yosefu, ninjyewe mwajugunye mu mwobo, ninjye mwagurishije, ninjye mwatumye njya koza amasahani, ninjyewe mwabikoze muzi ko mungiriye nabi, ariko byari umugambi w'Imana. Imana shimwe, Imana ishimwe, byaruma. Arigera abantu bakujugunya ugasanga bakujugunya muri position Imana yicayemo. Imana ishimwe, bakakwirukana ahubwo mu kazi bakakwirukana, ahubwo bagasanga bagusunikiye mu kazi gafite umushahara uruta wundi wari ufite. Ugasanga abantu bese unakodesha, ugasanga muragusoye mu naho kuma Imana igiye kuguha yawe. Bese ari ibintu abantu bakora bazi ko bikoze ku buryo bwabo. Aza kitarabini fosa kini mango tandore guide prere fo. Imana ikarema ibintu bikaze, Imana igakora amateka akomeye, Imana ikarema ubuzima gatoze. Nawe ukajya uvuga ngo ndashimira Imana yakoze imirimo ikomeye. Tugisoza twerekera ku musozo, Imana ishimwe ko nubwo biryana ariko birihutisha, nubwo badusunikira mu bidukobora ariko biba bitujyana aho Imana iri, nubwo byaba birura gute ariko bisharira bidusunikira ahantu Imana ishaka ko tuba. Imana nihimbazwe muri ba bana benshi wavutsemo, muri wa mugambi mugari w'Imana yagize. Reka tugana ku musozo tubwira abantu bari badukurikiye bari kumwe natwe, tubabwira ijambo ry'ihumure, tubabwira ngo nimuhumure, nimukomere, nubwo hari ibibarushya, nubwo hari ibibaremerera, ariko harimo umugambi w'Imana. Uko niko kuri. Amen. Naje guhura n'Imana mu buzima butari bworoshye. Ndibuka ko Imana yagurukije abanyamasengesho baza kunkura mu musarane wo mu mama yari yanjugunye, maze mo 2 ndimo ngo byo munda. Nagiye ku mavuriro ageze muri 3, ariko bamakana bakajya babwira banjyanye ngo aya mafuti ntazabaho, nawe witegereza ko turi kumwana urabana nda mafuti uriho pe. Noneho abanjyana ku vuriro rikuru, ntabwo ni ngombwa amazina kuyatondora, baranyakira nahamaze imyaka 2. Hanyuma nkurwayo n'umubyeyi utari mama, barandera mbaho kugeza mu rwego ngeze uyu munsi. Imana irandinze, ndi umugabo, ndubatse, mfite urugo, madamu wanjye uramuzi, twakoreye ubukwe mudugudu umwe babizi. Imana iraturinze, ntacyo tumushinja. Imana iraduha icyo gutamira, Imana iratwambika, Imana
abarimo babona bicitse nimwongere mukomere Imana iracyataba gusubizwamo imbaraga mwebwe mwamfubyi mwe abapfakazi abashomeri abatagira icyerekezo Imana dusenga nagiye sengera ninjoro hari umuntu amagaye wategizasi ni umukobwa yarapfushije ubukwe inshuro 7 yarapfushije ubukwe inshuro 7 akunshuro ya 7 ho yari yambaye ikanzu umusore ntiyaza kumufata n'abantu bose bari n'amamodoka arambwira ati uyu munsi mu masangahe mu masaha 9 saa 11 z'inanga bo baba bafite amasaha nyina kiri kare arambwira ati nibwo ndaba nongeye kwambara ivara ati n'umusore ari hafi yanjye ati yambwiye ko kubw'igikomere ufite ndaba ndi hafi yawe kubyo nzajye sohoka kandeba n'amaso yawe wumva nambara nawe ati ndajya ndebera mu idirishya umbone kugira ngo utaza kugira ngo ndamera nka wa wundi afite amashimwe hari n'undi wamagaye saa 8 z'ijoro arambwira ati mfite ishimwe yakoze impanuka naramubwiye ngo Imana ikuye urupfu yakoze impanuka 2 imodoka irenga umuhanda baza kureba bagasanga aracyahumeka Imana iracyakora Imana iracyavuga Imana iracyakora Imana iracyavuga Imana iracyatanga ubuzima mbibutse ngo iyo wegereye Imana bigutuza hagutse kandi ikinyoma kiriruka ariko ntigisiga ukuri ndifuza ko tuza gusengana n'aba bantu numva Imana irimo kumbwira hari abantu bamaze igihe bafite amadeni akomeye hari abantu bamaze igihe kinini imbere yabo ari umwijima gusa hari abantu bamaze igihe kinini bategereza icyo bita urubyaro kandi nta kindi kibazo na kimwe gihari bajya kwa muganga bakababwira ngo nta kibazo bafite ndashaka gusengana n'aba bantu bafite ibishoro byo gukora ariko babuze ikintu bakora ndashaka gusengana n'aba bantu bafite aho bakorera ariko barakora byaranze ndashaka gusengana nawe ufite ikibazo cy'amaso enemore fora kirisiri bini fose kizingini mora abantu bafite ikibazo cy'amaso Imana iri kumbwira nkasengana nawe umaze imyaka 2 ufite umugongo umeze nabi nkasengana nawe ufite ikibazo ujye ugira iserero kumva kwitura hasi ndasengana nawe ufite ikibazo cyo mu mavi ndasengana nawe uribwa mu nda wagiye kwa muganga barakubwira ngo si igifu nta bundi burwayi ariko mu nda hameze nk'ahari n'inzembe ndagira ngo dusengane muri ubu buhamya ahantu Imana yankuye kuri Tereza ndi umugabo inkura kuri Terezia ndagira ngo dusengera ahangaha ndagira ngo dusenge Mana yacu Imana nkuru Imana ikomeye Imana y'imbaraga shenima rasiriki ni monefo sakita tandore guide prere ndasengera aba bantu bafite ikibazo ndasengera abantu bumvise ubu buhamya ndasengera abantu bafite agahinda ndasengera abantu bafite umubabaro ndasengera abantu bafite ibigeragezo ndasengera abantu bajugunywe nkuko Yosefu yari yatawe ndasengera abantu badafite icyerekezo ndasengera abantu barwaye ndasengera abantu bafite icyaha cy'umugongo abantu bafite icyaha cyo mu nda abarwaye amavi abarwaye imitsi abarwaye amaso uri muganga mukuru abantu babuze icyerekezo ndasenze kugira ngo ineza yawe nibabeho bwiza bw'Imana bubatwikire turagushimira mwami kuko udakire ngo wibagirwe imirimo mu izina rya Yesu ushyigikiriye isheni iri micaho ubuhanuzi iri micaho ijambo ryawe mu izina rya Yesu uyizamure uyiteze imbere n'uyu muhungu w'umukameramani nawe ndamusengeye imbaraga z'Imana zimubeho bwiza bwawe umutwikire n'iki gipangu aha twakoreye ibiganiro ubwiza bw'Imana bujye buhahora umucyo wawe ujye uhavira umuntu uba wemeye gutanga mu izina rya Yesu ubusitani ngo havugirwe mu ijambo umutware w'uru rugo umukomereza amaboko cyane n'umufasha w'uru rugo kuko ibi ni iby'imbaraga baba bakoze ahantu havugiwe Imana mu izina rya Yesu ubambe ihema kandi ubwiza bw'Imana bukomeze butwikira abantu babo turagushimiye kubwira ijambo abantu bawe bumvise kubw'ubuhamya kuko ukomeje kubakomereza amaboko ineza yawe ikomeze kubabaho kandi Isitera Christina nawe umugirire neza umwagurira imbago umugirire neza wagura imbago ze ubwiza bwawe mutwikira mushyire mu ihema urakoze turagushimiye kuko uri ibyiringiro byacu tugufite twifuza undi murengezi mu izina rya Yesu amena Imana iguha umugisha Imana ikomeze kwagure kandi Imana ikomeze kuzuze nanjye nongewemo imbaraga nshya kandi numvise Imana bundi bushya Imana ikomeze twitamurure nagira ngo ngusabe dusoza bakunzi banjye tubana umunsi ku munsi bakunda ijambo ry'Imana bakunda ubutumwa bwiza bakunda ubuhanuzi bakunda kumva Imana bundi bushya uduha isezerano ko igihe gikwiriye tuzongera tukaguhamagara ukagaruka ukadufasha umurimo w'Imana kandi tugakomeza kwagura ubwami bw'Imana mbese
bizakunda bizakunda nta kibazo kandi nanjye ngira sheni yitwa Blessed TV sheni yanjye niko yitwa Blessed TV hanyuma ukeneye nimero yanjye wasura iyo sheni yitwa Blessed TV niho nimero yanjye wayikura yego nta n'ikibazo nayo wayibabwira hari umuntu ukeneye gusengerwa hari umuntu ukeneye kumva Imana nimero y'imuhe no kuri TV barajyaho kuko niho twamamariza ubutumwa bwiza ni umusozi Imana iduhaye kugira ngo tuhakorere umurimo ariko na mbere yuko ajyayo yabanza akanakuvugisha ntacyo bitwaye nimero yanjye nkoresha ni 0785983609 0785 5983609 iyo niyo nimero ya Prophet Blessed iba no kuri WhatsApp ku buryo umuntu yanakwandika ibaho kuri WhatsApp nta kibazo Imana iguha umugisha nakagaruka tuzongera tubane dukora umurimo w'Imana uko twahamagawe twari kumwe n'umukozi w'Imana Blessed umuhanuzi Imana yahamagaye kandi urimo neza nanjye ubwanjye muri iki kiganiro nongewemo imbaraga nshya nongeye kumva Imana bundi bushya Imana ibaha umugisha naho ubutaha bye bye